Yes muraho neza abakunzi ba Lifetime TV twisere ko meze neza kandi mugumye kurindirwa mu buntu bw'Imana nkuko duhora tubibifuriza. Uyu munsi ni umunsi twakiriye umutumirwa wacu hano kuri Lifetime TV. Uyu mutumirwa wacu mubona aho kuri screen zanyu ni umupapa wubatse. Nari ngiye kumuvugaho byinshi ariko si ngombwa, n'umupapa akuze cyane, araza kwivuga cyangwa se araza kugira umwanya agira uko abibwiramo bitewe n'amahitamo. So reka tumuhereze umwanya agira icyo ababwira cyangwa se yibwire abakunzi ba Lifetime TV. Muraho neza ababyeyi? Muraho neza bwana Florier. Amakuru yawe? Ni sawa kabisa. Twishimiye kubakira hano kuri Lifetime TV. Murakoze cyane kubakira kuri Lifetime TV. Kandi ni ibyishimo kuri twebwe kuba wabashe kuba wagera hano kuri Lifetime TV kugira ngo uzudusangize byinshi, uzutuganirize byinshi, kandi turizera ko ibyo urubuze kuduhereza biri buze kugira icyo bimarira abakunzi bacu cyangwa se natwe ubwacu biri buze kugira icyo bitumarira mu mitima yacu. Twaguha umwanya ukagira icyo cyangwa se ukibwira abakunzi ba Lifetime TV. Murakoze cyane. So nitwa Muzozi Michel. Kaba ndi umugabo wubatse, kaba ndi umugabo Imana yagiriye ubuntu. Kaba nsuhuza abakunzi ba Lifetime TV bose. Nkaba rero niringira ko ikiganiro turi bukorane hano kizafasha abakunzi ba Lifetime TV n'abandi bose, yewe n'isi yose n'abazagitegera aho kizabasha kugera hose, cyane cyane kubumva mu rurimi rwacu. Ndumva kizabafasha, kizabagira umumaro ukomeye cyane. Murakoze. Nawe urakoze cyane kandi ugize neza kuba wibwiye abakunzi ba Lifetime TV ko ugiye kugira ikiganiro bagezaho kandi kiri buze kugira icyo kimara mu mitima yabo, kiri buze kugira itafari rubuze gushira ku bagitikira, itafari rubuze kugira icyo ushiraho, kubaka itafari ugiye kutwubakira kuri Lifetime TV. Ubwira abakunzi ba Lifetime TV cyane ko wavuze ko atari abakunzi ba Lifetime TV cyangwa bayikurikira gusa, ari abantu bose bumva ururimi tuvuga biri buze kugira icyo bibamarira. Urakoze cyane. Reka tubanze turebere hamwe icyo turi buze kuganiriraho kuri uyu munsi, kubera ko abakunzi ba Lifetime TV bashonje bahishiwe, cyangwa se ni ibihe biganiro babateguriye kuri uyu munsi bibuze kubaha? Ibiganiro turi buganireho cyangwa se ikiganiro kadeke kubivuga ku bwinshi kuko ikiganiro gito turi bukorane. Turaganira hejuru y'impamvu ikinyoma gikomeza gufata umwanya munini muri iyi si ya none cyangwa mu buzima bw'abantu, n'impamvu ukuri kw'Imana cyangwa se ukuri icyitwa ukuri ko abantu bazi ukuri ukomeza kugenda kubura imbaraga mu buzima bw'abantu cyangwa se hagati mu bantu, muri sosiyete, mu isi. Kuki ukuri Imana yashizeho kunanirwa kumva cyangwa se gukorwa gake, ariko ibinyoma akaba ari byo biganza n'abantu bakihutira kumva ibinyoma, ndetse akaba ari byo bashaka cyane mu buzima kandi bifite n'ingaruka mbi. Ubwo turaganira hejuru y'ubuzima muri rusange, turakora ku buzima bwose, ariko mu cyerekezo cyo kugira ngo tugarure abantu, tubagarure ku kuri, abantu bamenye ukuri ni iki kandi ukuri ni kugukiza, kuko ni ijambo ry'Imana ritubwira. Urakoze cyane Papa Michel kuba utubwiye ko ari cyo kiganiro ugiye kutugezaho, kandi natwe ubwacu turaza kugutega yombi. Si twe twenyine, ni n'abakunzi ba Lifetime TV. Mu gihe uri buze kuza kugira icyo ubabwira, ntuze kugira ngo ni njye uzaba uri kubibwira cyangwa se n'aba batugaragiye, ahubwo uzaba uri kubwira abakunzi ba Lifetime TV. Azaba ari abantu benshi bazaba bagukurikiye ku buryo uze kumva ko uzaba uri kubwira
umubare nyamwinshi cyane ko abumva ururimi dukoresha cyangwa se turi gukoresha uno munsi ari benshi cyane. Ubwo turizera ko uyu munsi uri buze kugira icyo ukora kuri bo cyangwa se kuri byo. Ese tutagiye kure nongere nkubaze, ni iyihe mpamvu watekereje kuba watugezaho icyo kiganiro cyangwa se twaganira kuri ibyo bintu? Impamvu ni uko ukuri ntabwo kukigira isoko, ibinyoma nibyo bifite isoko, kubeshya niko gufite isoko, ibyaha nibyo bifite isoko kandi nibyo abantu bitabira, ndetse abantu nibyo bisangamo cyane kuruta uko bisanga ku kuri. Nyamara Bibiliya iravuga ngo ukuri kurakiza, kandi ukuri ni kwiza, kandi ukuri kugira ingaruka nziza. Ariko kubera ko isi yose cyangwa abantu benshi, umubare nyamwinshi by'abari mu isi bagendera mu kinyoma, kandi n'ibyo binyoma bifite aho biva, Bibiliya iravuga ngo Satani niwe se w'ibibi. Mu kinyarwanda cyiza bamwita Sekibi. Satani niwe se w'ibibi. Ni nawe se w'icyaha, niwe se w'ikinyoma. Satani niwe se w'ibibi, akaba se w'icyaha, se w'ikinyoma. Uraza kudufasha udusobanurire ibyo bintu ko ari bitatu tubwiye? Yego, ni amahoro. Urakoze cyane kandi tuguteze yombi. Ibinyoma ni icyaha, kuko Bibiliya iravuga ngo kubeshya ni icyaha. Yego, ni icyaha, birananditse kandi biranditse, ntukabeshye. Ni icyaha. Kandi ikinyoma ni ukuri kutuzuye. Muri definisiyo cyangwa se uburyo umuntu ashobora kubivuga, ikinyoma ni ukuri kutuzuye. Ndwago ukuri kurabanza, inyuma hakaza kubeshya cyangwa se kudakomeza kwa kuri. Rero icyo kinyoma, umuntu yabeshya yikingiza ukuri, wewe akakwereka foto y'ukuri hano imbere, ariko inyuma hariho iki? Ikinyoma. Noneho ukaba wagwa mu mutego kubera ko yagukubise agakingirizo k'ukuri, ugatekereza ko ariko n'inyuma bikimeze, ko ahagaze ku kuri, ariko mu by'ukuri atari ko bimeze. Icyo rero ni ikinyoma, ni nacyo bita nanone uburiganya. Icyo ni icyaha. Papa Michel, ugize uti ikinyoma ni icyaha, kubeshya ni icyaha, kandi koko turabizi ko twese byanditse muri Bibiliya, cyangwa se umuntu wakuze akuriye mu maboko y'abakristo, icyo kintu akora kizi. None ikinyoma cyangwa se ababikoresha bo baba bashaka kugera kuki? Ababikoresha baba bashaka kugera ku nyungu zabo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ababikoresha baba bakorera shebuja cyangwa se ubatuma ibyo binyoma, wowe bibashyiramo kugira ngo babishyire mu bikorwa. Tukiri aho, wamaje kuvuga ko Sekibi ari we Satani, akaba ari nawe papa w'icyaha, akaba ari nawe ise w'ikinyoma. Yego, sibyo? None aba bantu tusanzwe tubana nabo cyangwa se sosiyete tubamo, kandi ariyo duhura nayo, ariyo itubeshya, ariyo ituryarya, ariyo duhura nayo muri ibyo bikorwa byose, natwe ubwacu tukabeshya cyangwa se tukabeshyerana, bivuze ko tuba turi gukorera Sekibi. Nibyo, kubera ko ubundi Satani ni umwuka w'ikibi uri mu isi, utwara abantu cyangwa se uyobora abantu cyangwa ukorera mu bantu. Uwo mwuka rero uri mu bantu ubatera gukora ibibi, kandi bakisanga babikoze atari uko babishaka, ni uko abo bantu baba barafashwe rugwate bakajya bisanga bakora ibibi, kandi nta mbaraga bafite zo kubivamo. Uwo mwuka rero utwara isi, uri mu isi, ukaba utwara abantu benshi bakisanga bakora ibintu bibi, ngo niwo mwuka wa Satani. Yego, niwo mwuka ukorera mu bisi, niko Bibiliya ivuga ngo umwuka ukorera mu bisi ni uwa Satani, ni uwa Sekibi. Uwo rero ni we se w'ibi byose.
Satani rero akora ati ni ukuvuga ngo akorera muri direction zitandukanye cyangwa se mu byerekezo bitandukanye, noneho ba bantu bose uko isi ingana, baba abanyafurika, abanyaburayi, abanyamerika, abanyaustraliya, isi yose uko ingana, akabakoreramo amoko yose, bagakora ibintu bitandukanye, ari abica abantu, ari ababeshya, ari abakora iby'ubusambanyi n'ibindi. Uko muzi ibyaha bingana ku isi, umubare wabyo, bigakorwa mu buryo butandukanye, ariko bigamije gukorera umuntu, kubera ko ari we se w'ibi byose. Kuko mu ibi byose tubona mu isi niwo bizana, noneho akabikoresha abantu bakajya gute, abantu bakabikora, barangiza kubikora bakaba bashize mu bikorwa misiyo yiwe cyangwa intego ye. Intego ye ni iki? Ni ukuyobya umuntu no kumukoresha ibibi kugira ngo amutandukanye n'Imana. Iyo niyo ntego ya Satani, ni ugutandukanya umuntu n'Imana, umuntu akajya mu kibi. Nacyo cyatumye ashuka Adamu na Eva, bariya abakurambere bacu dukomokaho, bakisanga mu kibi. Intego ye kwari ukubatandukanya n'ubwiza bw'Imana yabaremye. Nibyo. None kuri ibyo byose tuganiriyeho, utubwiyeho tugiye kuganiraho, ndumva ari ibintu byiza cyane kugira ngo bize kugira icyo bitanga muri twebwe b'imbere, apana twebwe ab'inyuma, no kugira icyo bihindura mu mitima yacu. Ariko mu by'ukuri tutarajya kure, mbere yuko dutangira cyangwa se tugezaho ikiganiro waduteguriye, ikinyoma nk'uko wagiteguye cyangwa se tugiye kukiganiraho, mbona aricyo gisigaye cyubatse isi yose. Sinzi niba uko mbibona nawe ari kubibona, byaba ariko kuri? Niko kuri. Ikinyoma gitwaye isi. Reka mvuge muri make ko isi yubatse ku kinyoma. Isi yubatse ku kinyoma, kandi ikikwereza ko isi yubatse ku kinyoma ni uko igenamigambi ry'isi cyangwa se ibyo ubuyobozi bw'isi cyangwa abayobozi bose, haba abayobozi bose uko tubazi, batubwira kandi mu ngeri zose, baba ari abayobozi b'amatorero, baba abayobozi b'isi, baba uze kwihangana utabyinjiramo cyane, ni ukugira ngo tuze guhereza abari buze kudukurikira ikiganiro tugiye kujya tuganiraho. Noneho naringize ngo unsubize gake kugira ngo tutangirane isengesho, twiyambaze Imana kwanza, ahubwo nagiraga ngo ntubaze turiya tuntu cyangwa se usobanurira abakunzi ba Lifetime TV bumve icyo tugiye kuganiraho nyirizina. Nibyo nari ngiye kugusubiza, nari narangije. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ubuyobozi bwose uko buzi butubwira igenamigambi, tuzakora ibi cyangwa hari ibi n'ibi, kandi by'ukuri bigaragara n'umuntu wese yumva kandi azi bifite n'inyungu kuri we, ariko twaza kubona ishyirwa mu bikorwa byabo, ibyo batubwiye ntabwo ari byo bakora. Icyo nicyo kigaragaza ko isi yubatse ku kinyoma. Warumvaje ndetse nanjye niko mbibona, nari nkweretse n'impamvu ikibikwereka ko ari ikinyoma. Ni uko abantu batubwira, batwereka ibyiza, bakatwereka ibikorwa, ariko ntitubibone. Bajya kubishyira mu bikorwa hakaza ibindi bintu, cyangwa se niyo yaba ari cya kiza cyaje kikagera mu bantu cyangwa se imbere y'abari bagikeneye, ahubwo nyuma yaho hari ikizaza kibikurikiye kitari cyiza cyane. Ni ukuvuga ngo nicyo cya kindi nakubwiye, ukuntu ikinyoma cyiza gihetse ukuri, ariko inyuma ari ikinyoma tupu. Ni ukuvuga ngo ikigaragaza ko ari ikinyoma ni uko igenamigambi cyangwa se ibyo basezeranije gukora cyangwa ukuri batwereka atari ko bakora. Barakubwira uburenganzira bwa muntu, bakakubwira ukuntu umuntu agomba gukora icyiza, mukarwanya ikibi, kandi n'ibyaha hano ku isi birahanwa, ariko ababikora bamwe bararekurwa, abandi bakakingirwa, ikindi bakatuzanira ibyo tutemera kandi by'ibyaha bibi. Ibyo rero nibyo bitwereka ko ari ikinyoma. Baratubwira ukuri, none se ukuri kuri mu gihe ikinyoma bagihaye intebe. Urakoze cyane. Ibyo bintu nk'uko tumaze kubiganiraho gake gake tubinyura mu ncamake, urumva ni ibintu bikomeye cyane, bitari
ibintu byoroshye twapfa kwinjiramo gutyo tutabanje kwiyambaza. Imana ize itube hafi, cyangwa se ize tubanze twishire mu maboko yayo kugira ngo ibashe kutuba hafi muri iki kiganiro tugiye gukora, kandi turizera ko iri buze kubana natwe. Twagusaba ngo ubanze utwishyire mu biganza byayo, niba bigukundira wabidufashamo. Kadusenge. Mana, turagushimiye, ushimwe kuko uri Imana yacu, uhimbazwe kuko uri umuremyi wacu, ushimwe kuko udukunda. Turagushimiye kuko waturinze uyu mwaka wose ushize, tukaba twinjiye mu mwaka mushya. Uyu munsi ni itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2024. Uhimbazwe kuko waburinze ubugingo bwacu, ukarinda ubugingo bw'abanyagihugu, ukarinda n'ubugingo bw'abantu bose batuye ku isi. Uwiteka Mwami Yesu, ndakwereka umuvandimwe wabashe kuza hano kugira ngo dukorane ikiganiro tugiye gukorana nawe kibe cyiza kandi gitange umusaruro, abazacyumva bose kizabashe kubafasha, kugira ngo Uwiteka Mwami wanje ibyo wagambiriye ku muntu bizabashe gusohora muri we, tubifashijwemo n'imbaraga zawe, tubifashijwemo n'urukundo rwawe. Rero ubane natwe muri iki kiganiro, Uwiteka Mwami Yesu. Ubutumwa tugiye gutanga buzagere hirya no hino ku isi, abumva ururimi rwacu bizabashe kubafasha, kandi bizabashe kubabera imbaraga, bihindure ubugingo bwabo, bihindure ubuzima bwabo. Uwiteka, bazabashe kugukorera no kukumenya. Mwami wanje, uzabarinde uyu mwaka wose. Turabasabiye kandi turagushimiye ko warinze na mwene data uyu, ukamurinda n'urugo rwe, twese ubasha kuturinda. Turagushimiye, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu kwikora. Amen. Amen. Urakoze cyane Papa Michel kuba ubanje kutushyira mu maboko y'Imana kugira ngo ize ibane natwe muri iki gikorwa tugiye gukora kuri uyu munsi. Papa Michel, tutagiye kure, ntanze kwirwa nkubaza kare byinshi cyane bikwerekeyeho. Uri muntu ki mu bijyanye n'umurimo w'Imana? Urakoze cyane. Njyewe mu bijyanye n'umurimo w'Imana ndi umuvugabutumwa. Nuko ni umuhamagaro wanjye. Nakubwiye ko nkijijwe, nkunda Imana, ndi umuvugabutumwa. Watangiye ryari umurimo w'ubuvugabutumwa? Ubuvugabutumwa bwanjye nabutangiye kuva mu 2013. Mu 2013 nibwo natangiye ivugabutumwa, nibwo Imana yanyiyeretse ndi mu gihugu cya Tanzania muri Afurika. Irampamagara, inyereka icyo ngomba gukora, ndahinduka kugeza na n'ubu. Waba wari uzi uburyo uteye njyewe se cyangwa abakunzi ba Lifetime TV amatsiko yo kumenya uburyo Imana yakugiriye neza, ikakwiyereka, ikakugezaho waje kuba wahinduka umuvugabutumwa wayo? Yego. Watwemerera ikiganiro gikurikira akaba ari cyo kiganiro tuzakora cy'uburyo uzavuga uburyo Imana yakugiriye neza, ikakwereka ukuboko kwayo cyangwa se ibitangaza byayo? Yego. Ni amahoro kabisa. Ubutaha wenda tuzabiganira kuko ni ubuhamya, ariko butari burebure, butari na bugufi. Yego, butari na bugufi. Imana nidukundira tukongera kubona umwanya tuzabiganira, kandi ni nabyo burya umuntu ajya guhaguruka ari uko Imana yamweretse. Ntabwo umuntu ajya apfa guhaguruka hatari uko Imana yakwiyeretse kandi yabashije kugukonvenka ikagutsinda, ukemera, ugahaguruka. Kubera iki? Kubera imbaraga wayibonanye. Kandi Imana yakubonye burya ntawe wayicikira, ntawe wayihungira. Icyo yashatse gukora
uti imana irakomeye kandi dushimye uburyo utwemereye ko uzaduha icyo kiganiro, uzaduha ubwo buhamya, kandi turizera ko icyo gihe nikigera ukabuduha n'abakunzi ba Lifetime TV bazabasha gusobanukirwa neza wowe uri muntu ki, waje kuba waba umuvugabutumwa ubikuye kuki, ko atari ibintu byapfuye kuza gutyo bikuzeho gutyo, cyangwa se atari ibintu witoraguriye aho ngaho mu nzira aba ari byo wumva ko ariyo sije uzajya ukoresha, cyane ko ku bakuzi n'abatakuzi bashobora kuba bagira ngo uri umuvugabutumwa worohereje, cyangwa se twavuga ngo w'iki gihe. Nkanjye ukuzi cyangwa se abantu bari bakuzi imbere, bishobora kubatungura niba kubona bumva ko wavuze ko ari wowe umuvugabutumwa Michel ubyivugiye, kandi ndizera ko icyo kiganiro kizagira icyo gihindura muri abo bantu, kandi kikabahumura akantu k'agahu kari mu maso yabo kugira ngo babashe gusobanukirwa isi iri kugana. Nibyo, ntabwo uciye mu ijambo nubwo numva uri kunyura ku ruhande. Oya, ntabwo nageze ku ruhande ngo turasobanurira. Ndashaka gusa wenda kubwira ko icyo gihe nikigera nzavuga ubuzima bwanjye bwa mbere yo gukizwa na nyuma yo gukizwa. Okay. Icyo nicyo gihita cyerekana itandukanirizo n'uburyo umuntu yahamagawe cyangwa se uburyo umuntu yahindutse mu buzima. Umuhanga ahora ari umuhanga, nta muhanga wongera kuba umuswa, kandi n'umuswa wabayeho umuhanga biragoye kongera ngo yongere abe umuswa. Buriya rero niyo mpamvu mvuga ati umuhanga ahora ari umuhanga. Uri umuhanga cyane, buriya wese umenya icyo ndi gushaka kuvuga. Abakunzi ba Lifetime TV ntabwo bari buje kumenya icyo nari ndi kwerekezaho, ariko kubera ko ubuhanga bwawe nkwizeraho nkuziho, wese umenya icyo ndi gushaka kuvuga. Urakoze cyane, uranyorohereje, kandi ubwo ngubwo twizera ko icyo gihe nikigera uzavuga mbere yo kugira ukizwe, wakira agakizwa, ubuzima wari ubayemo n'ubuzima bw'ubu ngubu ubayemo, abantu babashe kumenya itandukaniro byo kuba mu gakiza n'umuntu utari mu gakiza aba ari hehe. Twaguhereza umwanya kugira ngo duhereze cya kiganiro cyawe dutegure kuri uyu munsi, kugira ngo tugire icyo tubiganiraho. Murakoze cyane. Ubundi ntabwo dukorana ikiganiro kirekire kubera ko abantu ntibagikunda ubutumwa burebure. Oya, basibe abantu b'iki gihe, cyangwa se kamvuga ikinyejana, abantu b'ikinyejana b'iki gihe nanjye ndimo, ntabwo abantu tugikunda ikiganiro kirekire cy'iminota 59, isaha n'iminota 10, amasaha 2, kirarambirana cyane. Ariko ibiganiro bigufi wenda birashobora gufasha, ntaho message itaca. Message gusa nagira ngo ntange, wenda ntarasoma n'ijambo ry'Imana hano, ni imwe, ni ukugira ngo ushishikarize abantu bose, cyane cyane abumva ururimi rwacu, cyangwa se n'isi yose, n'abandi bose byaroroshe n'abashobora kubishyira muri Google Translate bakumva ibyo tuvuga ibyo ari byo. Ni ukugira ngo abantu bongere bisubiremo, barebe aho isi irimo kugana, bakonsulite na Bibiliya, bumve icyo Bibiliya yavuze kuri isi ya none y'iki kinyejana cyangwa se y'iki gihe turimo, barebe n'ibirimo gukorwa icyo Bibiliya yabivuzeho, babe maso, be kujijwa ndetse no kuyobwa, kuko ubu nyine isi irimo iratuyobya, iratwereka ibyo dukurikira tukabikurikira tutabanje kureba ingaruka bifite, kandi izo ngaruka twazigeramo tukaba unable cyangwa se kutagira ububasha bwo kubivamo, twaramaze kubijyamo. Rero Bibiliya nta kintu yahishe, ibintu byose ubuzima turimo yarabuvuze, ibi bihe turimo yarabivuze, ibihe tuzacamo, ibihe by'intambara, ibihe by'ubukene, by'inzara, ibihe by'akaga, kwicwa kw'abantu, ibihe by'indwara z'ibyorezo,
mbese aka kangaratete tubona isi irimo hirya no hino ku isi ukurikirana amakuru, ibi bihe byose Bibiliya irabivuga ko ari byo bihe by'imperuka bya nyuma, ari byo turimo bizagaragaza kugaruka kwa Yesu. Rero icyo nashaka kubwira abantu ni ukugira ngo abantu bo kumva isi n'ibyo ivuga ngo bayikurikire bayizere. Abantu twashize umutima twizera amakuru y'isi, kandi isi yubakiye ku kinyoma. Tunanirwa kwizera ijambo ry'Imana ari ryo Bibiliya iyi ivuga ukuri kw'ijambo ry'Imana n'ukuri dushobora guhagararaho. Kuko Bibiliya iravuga ngo mu ifatiro z'isi n'izinyeganyega umukiranutsi wanjye azabishwaho n'iki? Azabishwaho no kwizera Imana. Ni ukuvuga ngo mu gihe isi yabuze mwelekeo, ikintu gusa umuntu asigarana no kwizera Imana. Imana ifite imbaraga yaremye ijuru n'isi kandi ibeshaho ibyo yaremye, byaba abantu cyangwa inyamaswa. Imana ibifiteho ububasha n'ubushobozi bwo kubibeshaho, abantu batabeshejweho n'imbaraga zabo cyangwa imbaraga ziri mu isi. Ubutumwa rero natangaga ni ubu, no kugira ngo abantu bave ku kinyoma cy'isi, bareke gukurikira ibivugwa by'isi, kuko ibivugwa byose si ukuri, ahubwo basome Bibiliya, ijambo ry'Imana, bumve icyo Imana itubwira. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abanyeshuri ba Yesu, cyangwa se reka mvuga abigishwa ba Yesu babajije Yesu, gusa mu mategeko y'Imana ni irihe tegeko rirusha ayandi gukomera, mbese rya mbere cyangwa se ry'ibanze ryisumbuyeho kurusha ayandi yose? Yesu ababwira itegeko rimwe, aza kongeraho n'irindi rya kabiri, arababwira ngo itegeko riruta ayandi yose ni ugukundisha Imana yawe, cyangwa se gukundisha Imana umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose, yewe n'ubutunzi bwawe bwose. Mbese ibintu byose bikugize wowe Floriye cyangwa se njyewe, bingize nk'umuntu, ari naryo jambo wenda tuza gusoma hano mu kanya. Kuko ibitugize, tugizwe n'umubiri, tugizwe n'ubwenge, tugizwe n'umwuka, tugizwe n'ubugingo burimo ibintu byinshi. Ibintu byose bitugize ngo bigomba gukunda iki? Imana. Niryo tegeko rya mbere. Ni ukuvuga mu yandi magambo, umuntu agomba gukunda Imana, niryo tegeko rya mbere. Ibyo rero iyo abantu badakunze Imana bikundira ibindi, kandi ibindi bakunda bitari Imana ni ibintu bisanzwe, ni amafaranga, ni ubutunzi bw'isi, ni ukwiruka inyuma y'ibibafasha, ni ugukunda ibindi bitari Imana. Rero message ni imwe, abantu bave ku kinyoma, kuko ibinyoma nibyo byubatse abantu benshi, ariko abantu bagarukira Imana bashakisha ukuri, kandi ukuri kuri mu ijambo ry'Imana, kuko nta kuri kuri mu isi. Reka dusome ijambo rito hano. Utarajya kure Papa Michel, uravuze uti ibi kinyoma, ukuri, n'uburyo twabasha gusobanukirwa ukuri nyako aho kuri muri Bibiliya. Udushobora kutubwira umurongo dushobora gushakiramo uko kuri, cyangwa se dushobora kumenyeramo Imana nyakuri ari hehe twakura ayo magambo cyangwa se uko kuri? Yego, Bibiliya yose ibi ni ibyahumetswe n'Imana kandi ni ukuri. Ubundi iyo tuvuga ukuri ni ijambo rigufi ariko rifite ubusobanuro bunini, kandi abantu bashobora kumva rifite ubusobanuro bumwe ariko abantu batumva kimwe, kandi abantu bashobora kumva ndetse rimwe na rimwe bibaruhije. Ubundi ukuri Bibiliya ivuga ni Yesu.
umwana w'Imana, kuko niwe kuri, cyangwa se Imana muri rusange niyo kuri, kuko Bibiliya iravuga ngo Imana ntigira ikinyoma, si inyakinyoma, ni ukuri. umwana w'Imana kumwizera no kumwemera. Yesu yaravuze, turaza kubisoma muri Yohana 3:17-18, avuga ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Icyo cyo cyo tukemeranyaho, ariko tutirengagije ko hari abatemera Yesu ko ari umwana w'Imana. Abatemera Yesu ko ari umwana w'Imana, abo bo bazumva gute cyangwa se bazasobanukirwa kwa kuri gute mu gihe bo batemera ko Yesu ari umwana w'Imana, kandi mu gihe twe tugomba kumenya ukuri cyangwa se kwakira ukuri nyako tubinyujije mu nzira yo kwizera Yesu ko ari umwana w'Imana, kandi ko ari we wemeye kudupfira ku musaraba hejuru y'ibyaha byacu. Uburyo rero bashobora kwemera ukuri Yesu ko ari umwana w'Imana kandi ko ari we kuri, ari nawe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ko ntawe uzajya mu ijuru atamuciye atamwizeye. Ni ukuvuga ngo ni ukwizera Bibiliya, ibyanditswe byera. Ubwo abo ngabo batemera Yesu ko ari umwana w'Imana bashobora kuba wenda badatunze Bibiliya nk'ingiyi dutunze cyangwa se tuzi dusoma, wenda bafite izindi Bibiliya, birashoboka, kuko uzi ko abantu benshi bavuga ko hari imana nyinshi zibaho, ariko ubundi Imana ni imwe. Imana ni imwe. Imana ni imwe. Imana rero ikigabura mu butatu, ifite uburyo yo ikora nkayo mu bwenge bwayo, mu bushobozi bwayo, icyo bita ubutatu bw'Imana: Imana, Umwana n'Umwuka Wera. Kandi ni cya kintu kimwe ariko kigaburamo ibice bitatu, mu rwego rwo kugira ngo kibashe gukora neza mu buryo butandukanye, ariko kandi bukora kuri objectif imwe. Wanyemerera nkagira icyo nkubazaho kuri icyo kuri aho hantu twari tugeze, kugira ngo ntaza kuyibagirwa cyangwa se ntaba nkurogoye mu ijambo ry'Imana rujye kudusomera. Yego. Nemera kubona kubaza nonaha. Wambaza. Uvuze ati Imana ni imwe dusenga twese, ariko sinzi abandi iyo basenga, niko wavuze. None ko dufite Imana imwe yonyine rutete, kandi tukaba tuzi ko ariyo twese dusenga, kuki dufite amatorero menshi? Mu buryo mvuzemo bw'amatorero, mu buryo bwo kuvuga amadini, bishize mu buryo bwo kuvuga amatorero. Yego. Impamvu dufite amatorero menshi nuko amatorero yagiye aza bitewe n'imyumvire itandukanye, ntabwo yose ashingiye ku ijambo ry'Imana. Yego. Abadukurikiye baze kubyumva neza. Yego. Uti impamvu dufite amatorero menshi, yose turayafite, ariko ntabwo yemera cyangwa ashingiye ku ijambo ry'Imana. Ntabwo yemera Imana kimwe. Ni ukuvuga niba atemera Imana kimwe, buriya rero ntabwo yose ashingiye ku Mana. Ku Mana. Ashingiye ku kiyo? Kandi n'abayateraniramo bigisha ijambo ry'Imana nk'ahandi uko baryigisha. Yego. Ni ukuvuga ngo ashingiye ku myumvire n'imyemerere y'abayishinze. Yego. Nicyo gituma babyita ngo ni doctrine. Doctrine ni imyemerere, ni imyumvire, ni imirongo mwihaye cyangwa se mwebwe mugenderaho, itandukanye n'iyaba bagenderaho. Ni imyumvire. Nacyo gituma ubona ujya no mu nsengero zitandukanye, amacacizi, noneho ugasanga bagira uburyo biyegerezamo abantu butandukanye. Twebwe nuko tubikora, bamwe bagakoma amashyi, kandi koko niko abenshi barabikora. Cyangwa se ugasanga ngo twebwe ibyo ngibyo ntabwo tubyemera.
bamwe twe ntabwo twemera abantu baza gusenga bambaye amapantaro, abandi twebwe nta kibazo turabyemera. Ugasanga bitwaye bavuga ko bagiye gusenga Imana ariko mu by'ukuri bafite izindi gahunda. Ni nacyo kikwereka neza ko ayo matorero yose adashingiye ku Mana, kubera ko ashingiye ku binyoma. Ni nacyo gituma ubundi wanakwibaza nawe impamvu abantu bavuga ko basenga Imana imwe ariko bakaba batemerana cyangwa se batagira umurongo umwe, kandi Imana ivuga ngo abantu banjye bagomba kuba bigishwa, bakaba abantu bamwe bagasengera umugore umwe, bakagira umutima umwe, bagatekereza nk'uko Imana itekereza kugira ngo ibintu byose bigende neza ku murongo. Ariko rero ntabwo bahuza. Kubera iki? Impamvu badahuza ni uko atari bamwe, n'amavuko yabo, amavu n'amavuko yabo ntabwo ari amwe. So icyo ni uko kimeze, ndumva aricyo gisubizo ntabwo ni uko atari bamwe. Gute kandi uhura n'umuntu mukaganira mugasabana, byaba na ngombwa mukanasangira ku meza imwe, ariko akaza wenda nko kukubaza, mwageraho mugezaho ibiganiro biryoshye, akumva arakubajije ati usengera he? Yego. Niyihe mpamvu ayikubaza ko ariyo ishobora kuba inkurura kuva nakugira icyo nkubaza kuri icyo kibazo nk'umuntu ufite ubumenyi kuri ibyo, ushobora kuba wagira icyo dusobanuriraho? Impamvu ashobora kukubaza ngo ese usengera he murimo kuganira, ni uko wenda mu biganiro muba mwagiranye yumva udafite imyemerere cyangwa se n'imyizerere nk'iyo afite, akaba yo kubaza ese usengera he. Wari uzi ko hari n'utashobora kuba yakwiyumvamo bitewe n'iyo mpamvu? Yego, birashoboka cyane. None wumva ya myemerere yo kuba umuntu yashinga idini bitewe n'imyumvire ye n'ubushobozi bwe, akaba aribwo afata ubushobozi bwe akaba aribwo ajya gushingamo idini, afite imyemerere ye n'ibitekerezo bye bidahuye n'ibyawe, akajya gushinga iryo dini, yamara kurishinga ugasanga n'abamuyobotse cyangwa se abarisengeramo bose bagiye kugendera kuri ideology ziwe cyangwa se ibitekerezo byiwe afite, ugasanga bigiye kwangiriza sosiyete imwe n'imwe iri aho hafi. Reka ngo usubize mu buryo bworoshye kandi uburyo bwumvikana. Urihangana? Nta kibazo, ni amahoro. Urihangana ngo ujyanye mu bibazo tutari twateguye cyangwa se utari ubuzi ko ndibuze kukubaza? Nta kibazo, ibyo ngibyo ni nabyo byiza kugira ngo abantu basobanukirwe bamenye impamvu. Mu gisubizo kimwe kandi cyoroshye kinasobanutse, ni uko nibyo bya bindi nakubwiye by'ibinyoma. Amadini yose uko uyabona ntabwo yabayeho cyangwa se yavutse mu bushake bw'Imana cyangwa Imana yari yazanye. Na Satani hari ayo yazanye kandi aje kurwanya amatorero y'abana b'Imana cyangwa se Imana yashizeho. Nakubwiye ko uri umuhanga kare, urumva uhise winjira kuri topic nshaka kukwinjizamo nubwo ndi kunyura kure. Kubera iki? Kandi impamvu ayo matorero yabayeho yaje yiyambitse cya kintu twavuze cy'ikinyoma cy'uburiganya cy'ukuri guhetse iki ikinyoma yose akitwa ko yaje avuga izina ry'Imana cyangwa se izina rya Yesu, ariko mu by'ukuri inyuma, intention behind, inyuma harimo kugira gute kurwanya ya matorero yubatse ku Mana. Nicyo gituma tubona amatorero menshi, ni nacyo gituma tubona atagira umurongo umwe ndetse atanumvikana. Bano baje ejo bakaza bavuga ngo no, twebwe si uko, twebwe ni burya. Ibyo rero bigatuma abantu batumva kimwe. Ikindi, kubera icyo abantu bayoboka ayo matorero cyangwa se abantu bahita baba mu matorero atandukanye, yaba ayo ngayo tubatse ku Mana, yaba yubatse ku Mana, kuki abantu bahita bayumva kandi bakayakurikira? Nuko badasoma ijambo ry'Imana ngo ribayobore. Uraza kuri dusomera? Kuko iyo udasoma ijambo ry'Imana ngo umenye icyo Imana ishaka ku muntu, buri gihe urayoba, uje wese arakuyobya. Kubera iki? Kubera ko ntacyo ufite uhagazeho, ntacyo ufite wubatse. Uje gutya ahita akubwira, ndakubwira ukuri, nk'ubu ngubu umuntu arashobora kugira utya, wenda urugero nguhaye, nk'abantu bafite amafaranga bagakora projet, organisation, bakavuga ati muri dufungura urusengero kandi twebwe abayoboke bacu tuba tubahemba. Bimwe nakubwiye, uzaza gusenga hatahana amafaranga 100 cyangwa 200.
bitewe n'ubushobozi yifitemo kandi ugasanga- bitewe n'intego y'abantu batasomye ijambo ry'Imana bahubuka biruka batabanje kureba ese kubera iki, ese kwanza banasome bamenye impamvu z'ibi bintu n'iki, ese ni umuntu wo kwirwa njajara nirukanka ibije byose nirukanka nsomera hejuru. So umuntu rero yakagombye kubanza gusoma ijambo ry'Imana akagira amahame y'ubukristo muri we, agasenga Imana akabanza, kuko iyo wakijijwe ntabwo biba bikigusaba kujya mu matorero, kuko ubana n'Imana uri no mu rugo iwawe, ubana n'Imana ujya hose uba uri kumwe nayo. Ntibiba bikigusaba ngo ndajya aha gusa wajya ujya guterana kugira ngo ukomeze ube umwigishwa mwiza, kugira ngo ukomeze ugabane kandi bunguke byinshi na bene data. Kuko iyo abantu bateranye hamwe kubera ko bafite impano zitandukanye n'imihamagaro itandukanye, bya bintu byose birubakana bikatwubaka bigatuma tugera ku gihagararo gishitse cya Kristo, icyo Imana dushakaho. ubona iyo tuza kugira ahantu hamwe dusengera cyangwa se urusengero rumwe duhuriramo twese duhujwe n'urukundo rw'Imana, tudahujwe na za sengero z'abantu bashinze ku giti cyabo bagendeye ku nyungu zabo, tutari kuzagira urukundo rumwe rukomotse ku Mana cyangwa se rukomotse kuri Yesu Kristo. Nibyo byari gushoboka kubera ko n'intumwa niko zari zubatse. Urebye itorero rya mbere, intumwa za Yesu zijya 12 zo wumva, n'abandi bagiye babajoiningamo, bari bahurije umutima hamwe. Iyo usoma mu byakozwe n'intumwa, bari hamwe, igice cya kabiri, bari hamwe bahuje umutima, basenga, barya, basanganya ibyabo byose, nta muntu wagiraga iki, bahujwe n'urukundo no kumva bari umwe, bari intumwa za Yesu mu rukundo. Ubundi hari urukundo, Imana n'urukundo. Iyo turi mu Mana ntawe watekereza ikiba ku muntu, nta n'uwanagikora. Ariko nyine kubera ko twese tutubatse ku Mana kuri ya mahame y'ubumana, abandi bubatse ku yandi mahame, abaje mu zindi nzira, abazanye uburiganya n'ibindi batujyamo, ugasanga ibintu byarivanze. Ni nacyo gituma ubona ubu nyine ugashaka itorero rya Kristo riri ku mahame y'ubumana cyangwa se rishinze imizi, rifite urufatiro rwa Kristo, ukaribura. Kubera iki? Kubera ko ibintu byarivanze. Satani yaraje amenamo amazi, arivanga, ashyiramo abandi, bazana amadini, araza arwanya ibintu, noneho abantu baracanganyikirwa. Nacyo gituma umuntu avuga nise ndajya muri edini. Nushatse kwemera Imana, n'uwumva yatsinzwe n'umutima washaka kubohoka kugira ngo akorere Imana cyangwa se abane n'Imana, ayoborwe n'Imana, abeho atunze Imana muri we, ugasanga byamucanze, akabura idini ashobora kugira ute kujyamo nyaryo, itorero ashobora kujya. Kubera ko Satani ibintu byose yarabifuyanze. Uko avuruga politike z'isi niko avuruga n'amatorero, uko ngo ibintu byose ashobora kubyigarurira. Ariko rero itorero rya Kristo cyangwa se abizera Imana bose aho bari ku isi biri mu ibanga kandi Imana irarizi. Nicyo gituma dushishikariza abantu tunababwira ngo bashake Imana, kuko nyuma y'ubu buzima bwa Floriye hari ubundi buzima. Ubuzima ntibugabwira ku isi kandi abantu ntibakakibesha icyo. Hari ubwo umuntu abona humeka ameze neza, aryoshye, ariye, yambaye neza, kumva arahumeka, ubuzima buragenda, agatekereza ko ari uko bizahora. Siko bizahora. Uko twaje muri iyi si ntacyo tuyizanye, uko twavutse, urabona ukuntu umuntu avuga ari uruhinja. Uravuze ati dushake Imana, tugomba kuyishaka mu yihe nzira cyangwa se mu buhe buryo? Turayishakira muri ayo matorero ameze gutyo, cyangwa turayishakira ahandi hantu ushobora kuba waturangira? Uburyo bwo gushaka Imana buroroshye cyane, kubera ko impamvu mubajije icyo, hari abantu bazi ko kugenda mu nsengero cyangwa se kugenda guteranira ahantu, ukagenda ukaririmbira Imana, ukagenda ugakorera umurimo w'Imana, ariko kumenya Imana. Kandi mu by'ukuri hari abantu bakora ibyo bintu ariko bataba baramenya Imana by'ukuri, ugasanga bihishe mu nka ziriya nzu, kandi behind nk'uko wavuze cya gihe haruguru,
inyuma yaho hari ibikorwa bibindi bikorwa bibi. Ugasanga umuntu aririmbira indirimbo z'Imana, ugasanga umuntu avuga ijambo ry'Imana, ariko mu by'ukuri nyuma yaho ugasanga hari ibindi bintu bibi akora bitari byiza, cyangwa se andi magambo avuga atari meza, kandi abandi bamuzi mu shusho y'umukozi w'Imana. Yego, nibyo wari uvuze, ndetse umuntu arashobora guhura gute n'Imana, umuntu arashobora gushaka Imana ute? Ubundi nta muntu ushobora no gushaka Imana ngo ayibone, ahubwo Imana niyo imushaka. Kuko bivuga gutyo birashobora wenda gucanga umuntu cyangwa se n'abatwumva, ariko niko bimeze. Imana niyo yadushatse, nta n'ubwo umuntu yigeze. Ngira ngo uzabasha gukurikira ikiganiro cya kabiri watwemereye akamenya uburyo Imana yakwiyeretse wowe ubwawe, ikagukura aho wari uri ikagushira ahandi hantu yifuzaga kuba ariho igukeneye, niho bazamenya ibitangaza by'Imana, cyangwa se Imana uburyo yishakiramo umuntu ku giti cyayo. Yego, ndabivugaho gato, wenda tuzagenda uko turagenda tuhura, tuzagenda tubivugaho birambuye cyane. Imana niyo ishaka umuntu, kandi Imana yiyereka umuntu mu buryo bwinshi butandukanye. Byonyine iyo umutima wawe hakubwira ngo reka ibyo urimo, umutima nama wawe akakubwira ngo reka ibyo urimo bitari byiza kandi bishobora kukuzanira ingaruka, zaba izo mu mwuka cyangwa no mu mubiri. Iyo utabyumva ni ikibazo. Buriya umuntu, twaba tugiye mu bintu byinshi, umuntu yaremana umwuka w'Imana muri we. Nicyo gituma Imana ivugira muri wowe, ikakubwira ngo reka ibi, reka iki kintu waba utekereza ni kibi, kora iki, tekereza iki cyangwa kora iki. Ugasanga ntubikoze birakunaniye, ariko hari uko Imana yakuganirije kandi ubwawe. Iyo rero utabyumviye, urumva biba bisaba izindi mbaraga. Ubu ni uburyo bwa mbere Imana izayereka mu muntu. Ubundi buryo bwa kabiri, hari kujya mu rusengero, muri ziriya nzu z'Imana urimo kuvuga, noneho bakigisha ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rikagutsinda. Kumvira niko kwiza. Ubundi iyo umuntu yatsinzwe n'ijambo ry'Imana, iyo barimo kwigisha, cyangwa se haba mu ndirimbo, haba mu ijambo ry'Imana, haba mu buhamya se n'ibindi byose bishobora gukora kuri wowe, ugasanga ibyo muvugabutumwa barimo kuvuga cyangwa ijambo ry'Imana rivuga bikagutsinda, ukumva ko ni wowe barimo kuvuga. Icyo gihe ntabwo bisaba ibintu byinshi, bisaba gusa kwihana, ukemera ugasarendinga, ugaca bugufi. Hariho Imana ibigukeneye, iba yakubonye kandi niwe birimo kuvuga. Urashobora kubyirengagiza, ariko niko biba bimeze. Imana irashobora no guca no mu nzozi yewe, ifite inzira nyinshi cyane yacamo kugira ngo ukubone. Ahubwo ntabwo Imana iguforosa, Imana ikubwira yitonze kandi kwinginga, kugira ngo uyemerere, ukizwe, uhindukire, wihane ibyaha ufite, kugira ngo ubashe gukorana nayo. Kuko Imana ntiyakorana n'umunyabyaha, bibaho. Kuko Bibiliya iravuga ngo ntigira icyaha, irera, ikeneye ko abantu rero bera. Kubw'iryo mu magambo makeya, bariya rero bajya mu masengero bakaririmba, bagakora ibyo bakora, inshingano baba bafite se, ariko mu bikorwa byabo no mu buzima bwabo bwa buri munsi bakagaragara, bagahakanisha Imana ibikorwa byabo, nubwo baba bareba ntabwo babakije. Ni abantu barezwe n'amadini, za doctrine twavugaga, mbese bazi ko gukizwa no guca bugufi, kwiyerurutsa imbere y'abantu no kugaragara kutuje n'ibindi, ko ari gukizwa. Ntabwo ari byo, cyangwa se kubwira neza, cyangwa kugira neza, bagatekereza wenda ko ari cyo kigaragaza ko ufite umutima umenetse, cyangwa se ko ufite umutima ukunda Imana, cyangwa ko ukoze mu neza gusa. Ntabwo ari byo. Ni ukuvuga ngo biriya biratandukanye cyane, kandi nibyo abantu benshi, ni nacyo kintu Satani ashukisha abantu, kugira ngo abereke ko nawe cyangwa se ameze neza, yemera ibikorwa byiza byose. Ntabwo ari byo. N'abantu bose batekereza ko
gukora neza ari byo bizabajyana mu ijuru cyangwa bizatuma Imana ibemera. Ntabwo ari byo. Bibiliya iravuga ngo uwizera Imana, uwizera Imana. Kwizera nako turakuvuga kukamwa, ariko kugushira mu bikorwa kugira ngo kugaragare mu muntu. Icyo ni ikindi kiganiro wenda twaganira ikindi gihe tukaba tugiye kwinjira mu kindi kiganiro byinshi, ariko niko bimeze. Bibiliya iravuga ngo uwizera Imana niwe uzabona Imana, ntabwo ari umuntu ukora. Ariko uremera ko abo bantu bahari cyangwa se abo bantu barahari na benshi cyane, kandi nanjye kera niko nari meze, ariko nagiriye ubuntu bw'Imana bwo kuvayo. wabwira abantu babirimo cyangwa se abantu bakigendera kuri ibyo, niki wababwira? Icyo nababwira gusa ni kimwe, nuko bagomba kubanza gusaba Imana imbabazi, guca bugufi, hanyuma bagasoma ijambo ry'Imana cyangwa bakegera abantu bose basobanukiwe Imana, bakabafasha kubigisha no kubumvisha icy'Imana n'umurongo Imana ibashakamo naho bagomba kuba bari. Ni ukuvuga ngo icyo rero nicyo cyiza. Burya iyo wamaze gukizwa, icya mbere urisobanukirwa, ukamenya umuhamagaro Imana yaguhamagariye. Icya kabiri, ukamenya n'impano Imana yaguhaye kugira ngo uzobashe gukora wa muhamagaro w'Imana neza, sibyo? Icya gatatu, ukaba maso. Naho ibikorwa ukaba maso. Icya mbere ni ugukizwa, kwihana. Iyo umaze kwihana urigishwa. Iyo umaze kwigishwa uba umwigishwa, umenya umuhamagaro Imana yaguhamagaye. Imana igira ministeri zitanu zanditse mu Efeso igice cya 4:11. Izo ministeri uzazitubwiraho nitugira ubuntu bwabyo dufite umwanya wayo. Noneho izo ministeri rero nizo umuntu yisangamo. Niyo mihamagara Imana yahamagaye abantu kuyikorera. Iyo umaze kumenya umuhamagaro wawe muri za ministeri eshanu uwo ari wo, noneho umenya n'impano ikurimo. Umuntu wese agira impano, nawe urayifite. Nibyo? Yego. Nzayishakemo. Urayifite rwose. Ni nke waba warambonyemo nkayikomeza cyangwa se niyo ubona nagendera. Iyo nayo tuzayiganiraho gutaha. Kirakoze cyane. Rero iyo umuntu rero yamaze kwihana no kwigishwa no kumenya umuhamagaro yahamagariwe cyangwa se akazi Imana yamuhamagariye gukora, ahita amenya n'impano imurimo, kandi impano ni imbaraga Imana yahaye umuntu kugira ngo azobashe gukora wa muhamagaro neza. Icyo gihe rero iyo bimaze kuba gutyo utangira gukora. Ni nacyo gituma iyo wizera Imana, imirimo yo kwizera ijyana nayo. Ntabwo bisaba ngo urizera ngo n'imirimo ku ruhande. Nukuvuga ngo iyo wizera Imana, icyo ukora cyose ugikora muri wa mwanya wo kwizera. Igikorwa cyose ukora, kandi igikorwa cyose ukora burya n'ukuramya Imana. Mvuze ibyo ku bantu batabizi ntibapfa kubyumva vuba, ariko niko bimeze. Igikorwa cyose ukora ni igikorwa kinezeza Imana. Urakoze cyane ku bayo. Ariko tutararangiza, ntabwo twari twarangiza, ahubwo twari tugeze kuri wa mwanya wo kugira ngo uduhereze rya somo waduteguriye uri buze kudusomera rivuye muri Bibiliya, maze turaza kugana ku musozo. Ugire n'icyo ubwira ku bakunzi ba Lifetime TV. Umwanya ni wawe. Urakoze cyane. Reka tudatinze dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaroma. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaroma ibice 12. Igitabo cy'Abaroma ibice 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Igitabo cy'Abaroma igice cya 12 umurongo wa mbere haravuga ngo, nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, niko kwikorera kwanyu ukwiriye. Amen. Umurongo wa kabiri ukavuga ngo, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe
ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka nibyo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Amen. Bene data, iri ni ijambo rito tugira ngo tuganire mu magambo makeya. Iri jambo umwanditsi w'iki gitabo ni Pawulo, yandikiye abaroma bari barakijijwe, baramenye Imana, ariko kandi natwe abanyamahanga. Yandikiye abayuda babaga i Roma, n'abaroma muri rusange n'abanyamahanga, kuko ijambo ry'Imana nitwe ryandikiwe, byabereyeho kugira ngo bibe ibyanditswe byera bitwigisha, bitugorora kandi bitwereka ukuri n'inzira tugomba gufata mu buzima. Pawulo rero yandikira aba bene data b'abayuda bari barakijijwe babaga i Roma, yarabandikira ababwira ngo bene data, mwebwe mwakijijwe muri Roma n'ahandi hose, ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Arongera avuga ku murongo wa 2 ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, havuze ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Kugira ngo urashimishije cyane kubera ko urihangana guciye mu ijambo, ariko wabimera akanya gato. Urumva iryo somo uri kudusomera n'amagambo n'ikiganiro tumaze kuganiraho twagiye ducagaguramo kugira ngo tuzakiganireho kirambuye, twabiteguye neza tubifitiye umwanya. Urumva hari aho bitari guhurira, urumva hatariho ahantu henshi birimo guhurira ko harahari birahura cyane. Ni ukuvuga kandi aho ntabwo twe twasoma iri jambo ry'Imana, niryo gihe turimo gusoma. Niryo gihe turimo gusoma iri jambo. Riratubwira neza impamvu zo gukizwa kwacu, kubw'imbabazi z'Imana. Pawulo arandika aravuga ngo kubw'imbabazi z'Imana ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Hano harimo ijambo imbabazi z'Imana, harimo ijambo igitambo, gutanga umubiri k'igitambo gikwiriye, kandi ko ariko gukorera Imana kuzima, kandi ko ari nacyo Imana igira ite idushaka. Urumva ayo magambo? Ubundi mu zindi Bibiliya, nasomye Bibiliya ijambo ry'Imana, iyi ni Bibiliya yera, ariko Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo bavandimwe, ngo kubw'impuhwe mwagiriwe mutange imibiri yanyu. Burya niyo usoma Bibiliya wumva na context ivugwa. Kubw'impuhwe mwagiriwe, Pawulo arashaka kumansiyona imbabazi z'Imana twagiriwe zatumye tuva mu cyaha tukaba uko turi, tukaba libere y'icyaha. Harya uvuze ati wasomye Bibiliya yera n'ijambo ry'Imana, usobanurira neza ijambo Bibiliya yera isomwa mu wa Pentecoste cyangwa uburyo bimeze n'abakristo bayo? Ijambo ry'Imana ikoreshwa mu bakatolika cyangwa nsobanurira aho gatukura? Bibiliya yera na Bibiliya ijambo ry'Imana, Bibiliya ntagatifu, n'amoko menshi kandi amavajoni atandukanye, ariko avuga ibintu bimwe gusa. Bibiliya yera na Bibiliya ijambo ry'Imana na Bibiliya ntagatifu zikoreshwa muri katolike, ariko no mu bapantekote zirakoreshwa. Impamvu zikoreshwa ni iki? Ni ukugira ngo umuntu asobanukirwe. Ntabwo zigira amagambo amwe, zigira amagambo atandukanye ariko avuga ikintu kimwe. Kubera iki kandi yose ari ibitabo byanditse tuvuga ko biri mu mwuka wera, cyangwa se ariho Imana yanyurizije message yayo? Impamvu ni ukugira ngo ni synonyme.
ni amagambo atandukanye afite ubusobanuro bumwe, sibyo? None se nk'ubu hano muri Bibiliya rero turabona ngo kubw'imbabazi z'Imana mutanga imibiri yanyu.